yego banza utubize ntago ndi kamara uvuga ko ndi kamara mu buzima bwawe umuzi wawe udahumeka we ko wamfashe wamvuye inyuma nako niyigize we banza uvuge ngo wowe uri inshuti yanjye nkubuze nahungabana bivuga yego na vuga we none ngo turirira ariko muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza njye meze neza ndashima Imana ndanabashimira so rero uyu munsi nta tuntu twinshi mbabwira ngiye kwishyura ku muntu witwa Jaso mwabonye ibintu yankoreye ajyana mu kabari kungisha inama ku bintu ngo bya kanseri bidahari rero hari uburyo nshaka kumwishyuramo butaracamo neza ariko nanone ndashyugumbwa kumwishyuramo gake nkazanamwishyura cyane birenzeho ngiye kumukorera plank namusabye ko yaza kundeba mu rugo Jaso turaturanye abantu bamwibaza ukuntu tubonana bya hato na hato turi inshuti ikindi turanaturanye ubu noneho ibintu byaroroshye mukutano ni mukutano kila dakika namusabye ko aza kundeba rero namara kugera aha ngaha ndashaka kumubwira ukuntu Mutabazi yamuciyeho yambwiye ukuntu ari ikirara ukuntu ari umwana mubi kandi mu by'ukuri ntabyo Mutabazi yambwiye ntago ajya yivanga mu buzima bwanjye n'inshuti zanjye ariko umwana w'umukobwa ndashaka kumubwira ukuntu bambwiye ngo ni mubi ntashobotse kugira ndi kumwe nawe ko mpinduka isadunda yevuga ngo izina rero muri makeya urebye nuko plank yiteye mubane nanjye mushyigikire muyirebe mudukunde mutuzi turabakunda mujye muri Sunroot babahe product zigabanya ibiro muhamagare 079336 muri Sunroot bagira ibintu byinshi ngiye ibyo mvuga bari bikeye ariko bagira ibintu byinshi birenze kandi byiza ndabakunda rero mubane nanjye Jaso nagaruka tuyadukunda ngo nagaruka nagera hano turakubitaho ikintu cyiswe kamera umwana muzunguza Jaso yahageze muri kubona yatangiye ibintu byo gusoma tugenda umwana ifashe mucago w'akazi ntabwo mfite nk'ukuntu umumama itesha wagira ngo nari kuba Asumani ari kugira ariko arafura nera ari kumwe n'abana ahubwo agasa ko bafite nuko konyine kataba reka twicare hano hanze kurikize twicare mani hano bagiye gukora bari abantu babasinze ahubwo none ndebera ni komite yashu twicare hano nose barumva ibintu tugiye kuvugana byagenze bite nshaka ko bari abantu b'iwacu bumva ibintu ngiye kukubwira hari riri ushaka tujye muri hoteli se mbana biti n'ubundi ngiye ko namenyere kwicara hasi ra umenyera we kwicara hasi se kubera ko habaye cyase noneho imisumari mana yanjye wayicaye munsi kagushita ko ari byo bashaka ko nanjye nicara ndakwiyama siko wagira ngo dufitanye ikibazo mana ariko uzi iminota umuntu aba ahagaze hano ntabwo nayumvaga umuntu atazanye n'imodoka azajya aguma inyuma y'igipangu uzi uburyo abana barimo barasakuza ntabwo nari nabyumvishe ko ari hano noneho hano barasona nkagira ngo ni hariya cyangwa hariya twese wagira ngo biri hamwe mwana wanjye rero kankubwire ntabwo norohewe mwana niyo mpamvu nashatse ko ibi bintu tubiganira nta wundi muntu wa hano urimo kumva byagenze gute se none akombaye agapira ke yego mama kuri telefone kana kaguze mu duka ryawe ubu ni keza ya mani akoze kuri mu bantu namamariza batajya baba amafaranga ariko neri wajya umenya ko turi wajya ureba video zanjye zose kumvuga ngo Jaso ngacuruza caguwa ngo mugenda bahe caguwa ariko nkarenzaho ko nta kintu nta kigenda mani sinzi ariko ukuntu umeze mu mubiri sinzi ikintu unutwite ariko rero ukansurira ibyo bintu mani
none barabidawunilodinga umwana wawe namaze kuba mukuru umukurikije yaba iki reka nkubwire mbone nuko nigendera ese kutavuga reka nkubwire ibintu njya kubwira ndiseriye mwana sibyo nubwo wenda natangiye nzana amablaga ariko ndiseriye ibi ndakuzi uri seriye nibwirire ejo bundi kuwa gatandatu cyagiye tumaze kurya naratashye tuzi ko nagombaga kujya gufata se Mutabazi ndamufata tumanuka turi kuganira nyine dutashye tujya bya biryo bya nuze se oya tujya muri kameriya yego ari nibwo ni kuwa twagiye gatatu cyangwa cyari kuwa gatanu twagiye muri kameriya kuwa gatanu ahubwo ni kuwa gatanu nagiye kumufata arangije arambwira ati rero turi kuganira tubirangwa ntabwo nzi ahantu byavuye ngiye kumva numva arambwira ati rero buriya Neri reka nkubwire kandi buriya yari akayanyita Neri cyangwa Jari ati reka nkubwize ukuri ngiye kukubwira ikintu ntashaka ko tujyaho impaka ntashaka ko tunaganiraho inshuro nyinshi ati buriya Jasu mu bantu ugendana nabo no mu bantu uvugana nabo simushaka iki ngo ntago agushaka ngo mu nshuti zanjye ese ni Mutabazi nawe naramugize gute ko mudahura kenshi nyine nanjye ikintu nibaza bye none iyo turi kuvugana nawe uri kuri telefone si wumva tuvugana neza ese twavuga mbese se wumva wakoze iki cyahise umva se ukuntu yambwiye iyo uvuye kubonana na Jasu uzi uvugira hejuru mba numva wahindutse umuntu akubwira ikintu ukamwuka inabi ibiki n'ibiki niba noneho nawe wumva yuko ugomba kuzajya uvugira hejuru none ndaje ndamubwira none se Jasu avugira hejuru ku buryo uvuga ngo iyo ntandukanye nawe nzamvugira hejuru ati sinzi uko avuga ko ntituravugana ngo numva avugira hejuru cyangwa hasi atari ku buri gihe uko mutandukanye utaha wahindutse ese nero usibye twa tuntu dukunda kwivugira ngo ndakwibujije hari ibindi bintu bidasanzwe tuvuga ngo Jasu ngo ni ikirara untumbaza iburara yakubonyemo ngo hari ahantu mwize muhurira wenda akakubona njye niko nanatekereje nambwe se Jasu ari uburara umubonyemo byibura wowe n'amaso yawe njye nkaba nabizi ko abukora ngo nakubwiye ngo ibintu ngiye kukubwira ngo ntumbaze ibintu byinshi Mutabazi wenyine keretse nimba mbona njye nta muvunyi ese Jasu ko niyo mpamvu uranze ko ninjira se niyo mpamvu nanze ko winjira ariko gusa nta n'uhari ahubwo ikintu nanze buri ushobora gusanga yaranambwiye gutyo wenda akaba yabwira Sumana ati Jasu nanagira hano muzambwire niko mbikeka ariko Jasu urabizi urugo ese nerinda ngiye urabizi nanjye sinabisenyera ariko mana nta nubwo ndi kumva n'ikintu yangiza tu ngo Jasu n'ururara ngo Jasu ngo uzumva ukuntu ngo aba yivugisha ngo ibintu ngo byamaniga ngo Jasu ngo avuga ngo avugira hejuru ariko nivugira akomana ngo Jasu ngo buriya ngo abona niba ibaze ngo kwiba nk'uko wabona iyi telefone hano ukiba ngo buriya ngo wabwirwa n'iki ngo impamvu ngo ubaye uri kunyinisha ntabwo Mutabazi yavuga ayo magambo se undi kugukinisha ngo bimarire iki ngo muretse wumve ngo none se ngo noneho ngo ikindi kintu ngo cyananyeretse ngo ubwo burara bwawe ngo nawe ngo mushaka ngo kubukora ngo kabisa ngo mugahuza ibintu byose ngo ni ukuntu ngo ageze aho ngaho ukajya no kumushakira inzu ukaza mugaturana iriya nzu niba waje kuyireba uri wenyine guturana se ni ikibazo nise ubu reka nkubaze neza ugera iwanjye kangahe njye ngera iwawe kangahe isaha nyinshi ntabwo tuba turi kumwe mu mujyi ahubwo ku kazi njye namubwiye ko tuba turi kumwe ku kazi ke Jasu uko imyenda nambara ngenda nkayigura iwe nkataha Jasu uko atarambwira ngo nimba waje ku kazi nkino duca aha ngaha Mutabazi arambabaje pe ntabwo nari nzi ko ateye gutya kubera ngo ni ururara ngo rero ngo umese kamwe ngo uhitemo ngo iyo nshuti yawe ngo cyangwa urugo rwawe mbese nari wowe kuko uko niko ubibona ndi ikirara nyine nari tuvugisha ukuri wenda wowe n'umutima wawe sinkubwiye ngo ushwane n'umugabo wawe ariko tubwizanye ukuri koko ndi ikirara none se nari simba nibere mu rugo simba mu rugo ngiye mu kazi niyo dupanze kurya naho dutumiza ibiryo tukabirira ku kazi none sandi hano nakujyanye hadasanzwe ni hehe nyine ntabwo uri ikirara wenda mu byo mbona ariko reka nkubwire wenda ntabwo nzi impamvu yavuze ko uri ikirara ngo wakiba ngo ko wagira gute kuko hari n'igihe hano mu rugo twigize kubura isaha twari dufite muri salo aje hamwe ngo ubwo ngo si Jasu wayibye ndavuga rero nyine bwa mbere nari nagize ngo ni black wowe isaha yo mu nzu isaha yandi bamanika gutya mu nzu ndangije ndamubwira nyine njye mbifata nk'aho ari black ndaseka ndavuga reka none ejo bundi arambwira ati ibyo nakubwiye ni uko nguko bimeze nzongera no kubona guhamagara uzambona
akonera imana niyo revo ngezeho nukuri ubu si yandebye akabona mana ubuzima mbayemo ndi umuntu wo kwibisana mana wenda ntabwo ndenze tu sibyo ariko urabizi ko nzi kwihigira nta mpamvu yo kwiba reka nkubwire birambabaje ibyumba reka nkubwire njye ntabwo ari ngombwa ko unsobanurira njye ndakuzi nzi ukuntu ibintu byose bimeze ariko rero oya none se reka nkubwire gute umuntu akubwira ikintu nk'icyo nawe ukanati nererega ikibazo si mutabazi gute ahubwo ibintu nk'ibyo bimbwira mana none se ubwo nari kubihisha ukazabona ngiye nkaceceka gusa tukareka kuvugana oya pe shamura mama munansuzuguye kabisa noneho wibaze gutekereza ngo njye ndiba mana akonereza ko nta n'ikiba none si ubwo wenda pe ntabwo wenda sinzi nko kurusha nero urabizi ubushobozi magaze ntabwo ndi umuntu wo kwibisa mana urabizi ko nyagasani yanjyariye nkabona ubushobozi mana neri nuko imana mwamumbabaje bete mbanze nkubwire Jaso bese ko ugiye kurakara kandi ni njyewe ubuse nzize kukubwiza ukuri oya ni ukuri ko imana reka nkubwize ukuri nuko bitaba nero urabizi ko nubaha mutabazi kubera wowe si ubizi ko mwubaha hari ikindi kintu twahuriramo impamvu mwubaha ni uko ari umugabo wawe nta n'ahandi hantu handi tuziranye mwubaha nk'umugabo wawe mani njye ntabwo byashoboka ngo mubwire aya magambo nyine betse mbanze nkubaze Jaso wivuga ngo nimukiyemere uretse ubu ngiye kuzira ko nkubwijije ukuri umva ikintu njyewe cyatumye nshaka kubikubwira sibyo aho kugira ngo buri gihe njye naha wenda mwitabe nihishe cyangwa se umuhishe ko naje kukureba nawe utangiye kubona nahindutse njye navuze urugo urabizi ko ari urugo nyine urugo ni ikintu gikomeye Jaso wereka kwirakaza gutyo ndetse ndeka urugo rwanjye basi ngo ukurikire bose bari abana tuzabarera nanjye nawe tubashoboye mani urambabaje ku rwego kanyumvira sibyo njye ikintu kimbabaje ntabwo kizi njye ntabwo nzi ko mutabazi ashobora kwifata mani uranabizi neri sinjya ninjira mu buzima bwanyu urabizi sinjya nta n'ikintu njye nawe tujye tumuganiraho sibyo urabizi twimenyera izacu nimba ari uguhura tugahura nimba ari ukwirira tukamenya ko ari ukwirira nimba ari ahantu dushaka kujya tukamenya si turi ariko ndumva bimbabaje kuba byonyine ashobora kuba mfata gutyo mani nese reka nkubaze umwanya umwe ngo ukunda umuntu ukubwiza ukuri undi mwanya ndakubwiza ukuri nkaba umwana mubi noneho ngaho mbwira ngo noneho reka mbaze nkubwire noneho bibaze ku rwego umbwira ngo njye ngo kwiba mani ndetse ko yambwiye ngo wabona ngo yanakiba neri ko tukwamenyanye utaranamenyana na mutabazi ndetse ko namubwiye yuko abiba mani n'ubuzima butaranakunda nta mafuti n'ayanjye oya mani ninjye munyamafuti waretse kwigira gutyo nkabanza nkakubwira mu buzima bwanjye sinari ko n'umuntu yanasuzugura nese ubu ngubu urashaka kugenda ngo bitange iki nugenda se nibwo biba bigenze neza cyane imana mujye mumenya ko umuntu yabaye umuntu w'umubyeyi ibaze nk'umwana mana urabizi ko nifitiye umwana mana ibaza kumva ngo nyina ariba ako seka nkubanze njyewe yambwiye ngo ndakeka ko Jaso yaba niba ndakubwiye ngo ngenzi ko wiba njye se nakubwiye ko ndi kubigushinja njye nakubwiye ngo nanjye kukubwira ngo aho kugira ngo nzane ibibazo mu rugo rwanjye ngiye kugusezera nk'inshuti yanjye uyu ni wo munsi wa nyuma tubonanye mu buzima bwacu wenda ubwo nyagasani nadutize ubuzima bazanyumva twongere dusubirane kureba nushaka uzagende mani ntago n'ubundi uri umwana we nabyaye uri kumva ngo urambabaze ariko gutandukana nawe mani munansuzugura mani neri reka nkubwize ukuri nuri kamara mu buzima bwanjye uranabizi imbere yuko tunamenyana nari nziranye na Latifa we waje nyuma uranabizi ntabwo ari ibidanje mani mama urabizi ko twabanye ukagera ukagenda ukanyibagirwa ibintu byose twacanyemo byose urabizi uragenda igihe ushakiye ukongera ukagaruka rero nibikureba ibyo nibikureba umva nushaka ugenda ariko mani mutabaza arambabaje njye nitunahura nzanakamumenera ntukajye wigira umusazi ngo ukabye ntukajye wigira umusazi ngo ukabye nta muntu utazi kuvuga ubu se wowe uri umwere mu bintu byose njyewe mpisemo kukubwiza ukuri none urimo urandakarira ubu tuvuga ko hanyuma se njye se mbikubwira ati nakubaha izina ry'Imana mwamumbabaje mana njye se ntabwo nkubaha kandi buriya reka nkubwize ukuri kuba umuntu aba atavuga si uko umutwe uba urimo busonera ngaho none ugiye no kundirimbira ubu ngo wajya ureka umuntu akakubwiza ukuri ko nta kintu bitwaye yego kukubwiza ukuri bigutwaye mu buzima sinarinzi ko ibi bintu byambaho pe nese n'umuntu niba kubona nk'ikirara akabivuga akakumbuza nkaba nabikubwiye kujyanye nawe dutandukane neza mubwire buri kimwe mwari mwambona amena amazu hari aho mwambonye ndi kumena amazu mana ubu noneho ngiye kuzira ko nkubwije ukuri noneho nganyumvira ubu se ubundi ubu ngubu ibi bintu bibaye ari nk'imikino ndimo ndakuzanaho wanze ukaba wambwiye ngo ngo nuri kamara ngo ibice n'ibiki nkubwize n'ukuri
mu buzima bwanjye nta n'umuntu uranyina ankora bino bintu nk'uko unyiniye. Nyine kambaze nkubwire bibaye ari imikino usubiye ko ntanakubwiye ko ari imikino n'ibintu umbwiye ngo ntabwo ari umwana wanjye ngo ntabwo uri kamara ngo ibiki ubundi ubu ngubu we nakifuza kukugumana nk'inshuti. Uzangumane cyangwa ubyihorere Mana, ariko ubundi ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki? Ibyo bintu uri kumbwira ni ibiki Mana? Nyuma y'uko unyise umujura Mana. Ariko njye nakwise umujura cyangwa bambwiye ngo usa nawe. Ubwo iyo umuntu asa nawe noneho ntabwo aba yiba. We nshyikiye. Mwana we byari franka ako kangubwiza ukuri nanaguceka nubwo ari na franka amaheru. Njye ntabwo ndi umwana wawe ntabwo ndi kamara. Yego. Banza utubize ntabwo ndi kamara. Uvuga ko ndi kamara mu buzima bwawe mbuzi wawe udahumeka. Ndetse nkureka. Vuga. Chanel urambabaje Mama. Njye wamenyereza uko nazakwishyura. Njye kandi nta naho birajya amabere. Chanel wajyure kimwe. Inshuti nk'iyi ngiyi ngo umuntu abwi kuburyo Mana kuburyo ushaka gukina umbwira ngo ndiba Mana. Isaha yo mu nzu ushaka. Chanel. Byasubiye ibaze ukuntu tumye mvuga nabi nkabwira nabi Mutabazi. Wa maheru wese kuki uri kuvuga we ngewe wambwiye ngo iki? Ngo ntabwo uri kamara ngo nushaka ngo uzagende ngo diaspora wari wase bakora Mana. Uvaye amabere. N'undi muntu. Jara nkubwire winyigirishwaho gutyo kuko nanjye n'undi munsi nazana kumena wongeye kuvuga ko nari kamara. Kandi utambonye ni wanahumeka ni wabaho. Mana. None nk'uyu nguyu. Ngo muparamira inyuma. Nyumvika. Reka oya nabyo kwivugisha ngo ufate umuntu ukamugira ikigo we uko wamfashe. Wamvuye inyuma. Nako niyigize we. Banza uvuge ngo wowe uri inshuti yanjye nkubuze nahungabana bivuga yegora vuga we none ngo turirira ariko ngo turirira ngo turirira ngo tugiye kwirira. Sada ituru two gukunda uturyo tuducikewe uko bazatwita twaturye ngwino nkubwire mwana wanjye ngwino sha abantu nyemeye yuko ubundi munsi kandi ntabwo birarangira ngwino tujye kwirira uturyo. Ndabakunda cyane Imana ibamere umugisha uno mu mama ndacyari kumwe nawe njye nawe mbiri ntabwo ndi inshuti ya kamara we ariko urambwesha arirakaje mama uramumama acuruza imyenda yacaguwa mwiza muzagende mumugurire ariko ntago ajya nyishyura ukumundeba imyaka yose mwamamarije bure bye.